ntabwo duhagarika kwishima kuko turi gusaza, ahubwo turushaho gusaza kuko duhagaritse kwishima. Nize kera isomo rikomeye, ntuzigere na rimwe urwana n'ingurube kuko mwembi muzandura nimuramuka murwanye, kandi ingurube ikunda umwanda. Ntugahangane n'umuntu udafite ikintu ahomba. Iyo uhanganye n'umuntu udafite ikintu ahomba, ni wowe ubihomberamo kuko we nta kintu ari guhomba nyine. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye nifuza ko mwaza gusigarana. Andika ibihe byawe bibabaje ku mucanga, aho umuyaga uzaza ukabihuha bikibagirana. Hanyuma ibihe byiza wagize mu buzima uzabyandike ku rutare, aho uzajya uhora ubyibuka iteka ryose. Setu, ikibabaje abantu bo kuri iyi si, twebwe ibintu bibabaje tubyandika ku rutare. Ugasanga umuntu ahora mu hahise, ahora mu maganya nk'aya Yeremiya. Bernard yaravuze ngo umuntu ushyira mu gaciro cyane niwe ubasha kujyana n'isi, arayimenyera. Ariko umuntu udashyira mu gaciro biramugora kwihuza n'isi, buri gihe aba abona isi yamusize. Kwihuza n'isi biramugora. Kubw'ibyo rero ninde uzatera imbere hagati y'ushyira mu gaciro n'utagashyiramo? Ushyira mu gaciro n'utagashyiramo ninde uzatera imbere? Kuri Bernard ndabaha igisubizo cya Bernard, ariko buri wese afite icye. Igisubizo ni iki ngiki: udashyira mu gaciro niwe uzatera imbere, niwe uzakira. Wa wundi bigora guhuza isi n'ubuzima bwe, wa wundi udasobanukirwa n'uburyo yahuza ubuzima bwe n'isi, niwe uzatera imbere. Iyi niyo mpamvu usanga abantu bize badakira nk'abantu batize. Umuntu wize ashyira mu gaciro ibintu byose ashatse gukora, bimutwara igihe abyigaho. Mu gihe umuntu utarize we arashora atitaye ku ngaruka, agashiduka ibintu bibyaye umusaruro. Iyo ushaka gutera imbere ku isi, wirinda analize nyinshi, wirinda gushyira mu gaciro cyane. Abantu bose bashyira mu gaciro babona impamvu zose zo kutagira ikintu bakora. Iyo ushyira mu gaciro ubona impamvu zo kubyihorera. Ariko iyo udashyira mu gaciro nta mpamvu zo kubyihorera uba ufite, wowe ujyamo tu. Kandi iyo ugiyemo uba ufashe risiki. Iyo ufashe risiki uko byagenda kose, iyo itabyaye inyana ibyara ikimasa. Iyo ibyaye inyana tayari wowe agafasha ubuzima bukaba bwagiye. Abantu bashyira mu gaciro ngo bagira inzitwazo nyinshi cyane. Uyu mugabo yaravuze ngo niba uvuga ko bidashobora gukorwa, ntugomba guhagarika umuntu uri kubikora cyangwa se uri kubigerageza. Niba wowe utabishoboye, ntugace intege umuntu uri kubigerageza. Kubera iki waca intege umuntu uri kubigerageza kandi wowe byakunaniye? Icyo udashoboye guhindura, icecekere. Yaravuze ngo kuri iyi si abantu batinya cyane nibo bahura n'akaga. Abantu bagira ubwoba cyane nibo bahura n'akaga. Abantu bimombarika cyane nibo bahura n'ibigeragezo. Abantu bibombarika cyane nibo bahura n'ibigeragezo. Uyu mugabo yaravuze ngo ubuzima bwakoreshejwe mu gukora amakosa ntabwo bwiyubashye gusa, ahubwo ni ingirakamaro kuruta ubuzima butigeze bukoreshwa. Burya uwakosheje byibuze yakuyemo isomo kurusha umuntu utigeze ugerageza ngo anakose basi. Ikizamini cy'uburere bwiza gisuzumirwa ku bantu mutabyumva kimwe. Ni ukureba ukuntu uzitwara ku bantu muhanganye, uko uzitwara ku banzi bawe, uko uzitwara mu guhatana. Nicyo kizamini cy'uburere bwiza wahawe. Iyo wahawe uburere bwiza, uburyo uhangana n'abantu biba bitandukanye n'umuntu utararezwe. Hanyuma uyu mugabo yaravuze ngo inzira yizewe yo kwangiza umugabo utazi gukoresha amafaranga ni ukuyamuha. Amafaranga yo ubwayo aramwirangiriza agapfa bakamuhamba kubera ko ayakoresha nabi. Inzira yizewe yo kwangiza umugabo utazi gukoresha amafaranga ni ukuyamuha. Yaravuze ngo rimwe na rimwe abantu barushywa n'imitwaro bishyizeho kurusha imitwaro bashyirwaho na bagenzi babo. Reba neza niba umutwaro ukuremereye atari wowe wawishyizeho. Nusanga ari wowe wishyizeho, uwiture, uhindure paje. Yaravuze ngo ubuzima ni bugufi ku bagabo babukomeza. Ku bagabo babigira birebera ubuzima buba bugufi. Ubuzima iyo bworoheje buroroha, iyo ubigize birebere nyine buba bugufi. Hanyuma yaravuze ngo nta na rimwe amahirwe azakwizanira, amahirwe urayarema. Ejo hazaza uraharema. Yaranavuze ngo iterambere ntirishoboka nta mpinduka, kandi abadashobora guhindura ibitekerezo ntibashobora guhindura ikintu na kimwe.
yaravuze ngo rimwe na rimwe ibanga ryo gutsinda risaba kubabaza umubare munini w'abantu. Hari abantu bagera ku nzozi zabo cyangwa se batsinda ari uko bababaje abandi. Yaravuze ngo ujye witondera kubona ibyo ukunda bitazatuma uhatirwa gukunda ibyo ubona. Uyu mugabo yaravuze ngo guceceka ni uburyo bwiza cyane bwo gusebanya. Uzabireba umuntu yakubwiye ikintu ukicecekera uba umusebeje. Kwicecekera rero ngo ni uburyo bwiza cyane bwo gusebanya. Utiriwe usebye umuntu mu magambo, wakwicecekera ukamwihorera. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo umuntu nkumbuye cyane ni wa wundi nashoboraga kuba we iyo ndamuka muzi ibyo nasabwaga byose. Uyu muntu nawe ndifuza ko wamukumbura. Yaravuze ngo intsinzi ntabwo igizwe no kudakora amakosa, ahubwo igizwe no kudasubiramo ikosa rimwe inshuro ya kabiri. Niba uhora ukora ikosa rimwe buri gihe, icyo gihe ntabwo riba rikiri ikosa, uba warabigize amahitamo. Uyu mugabo yaravuze ngo abantu benshi ntabwo bajya basenga ahubwo barasabiriza. Socrates yigeze kuvuga ngo amasengesho yacu yose yakabaye yo gushimira, kuko Imana izi ibyo dukeneye cyane tutaranabivuga. Aho gusenga ahubwo twebwe turasabiriza. Imana izi ibyo ukeneye utaranabivuga. Yaravuze ngo ikiremwa muntu kiratangaje cyane. Cyabashije kwiga kuguruka mu kirere nk'inyoni, kiga koga munsi y'amazi nk'amafi, ariko cyananiwe kwiga ikintu kimwe gusa: kwiga kubaho ku isi nk'abantu. Yaravuze ngo umugabo wakutse amenyo atekereza ko abantu bishimye cyane ari abafite amenyo meza y'urwererane. Ni kimwe n'umugabo w'umukene abatekereza ko umugabo wishimye ari uriya ufite amafaranga, ari uriya ukize, kandi buryo uba wibeshya cyane. Bernard ngo umuntu niyo nyamaswa yonyine yatinye mu buzima bwose yamaze kuri iyi si. Uzatinya inyamaswa ishobora kukugirira nabi haze. Umuntu ashobora kuba afite ibintu byose ariko akakugirira nabi. Uyu mugabo yabigereranyije n'intare ngo uzarebe nta kibi cyaturuka ku ntare yagaburiwe neza. Intare ijya kwica inyamaswa yindi kubera ko ishonje. Iyi intare yariye nta bitekerezo bibi yagira, nta gatsiko yarema, nta kintu ushobora kubogamira. Ariko ku muntu biratandukanye cyane. Umuntu ashobora kuba atunze byose bibaho ariko agashaka kukwica, agashaka kukugirira nabi. Niyo nyamaswa yonyine yatinye mu buzima bwe. Uzatinya inyamaswa ishobora kukugirira nabi haze. Uyu mugabo yaravuze ngo ikibi gikomeye cyane kurusha ibindi, kikaba n'icyaha kiri mu bikomeye kurusha ibindi, ni ubukene. Ubukene ngo nicyo cyaha utazigera ubabarirwa kuri iyi si, ko ubukennye ngo ni icyaha. Inshingano ya mbere y'umuntu kuri iyi si ngo ni ukuba umukire. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo uko ukora cyane niko urushaho kubaho neza. Aranavuga ngo abantu benshi bajyana mu mva imiziki barwaniramo imbere muri bo. Ikuzimu niho hari imishinga myinshi ikomeye itarigeze ijya hanze. Abantu benshi bajyana mu mva imishinga ibarwaniramo imbere. Abantu benshi bajyana mu mva imiziki barwaniramo imbere muri bo. Niyo mpamvu mpora ngushishikariza ngo gerageza usige weretse isi byawe byose, ibikurwaniramo byose bishyire hanze. Uyu mugabo yaravuze ngo hatari ubumenyi ubujiji bwiyita siyanse. Yaravuze ngo nahitamo guceceka ku bijyanye n'imyitwarire byose. Ni gute umugabo yishimira kumva ubusembwa bwa mugenzi we nyamara yirengagije ubusembwa bwe? Hitamo guceceka ku bijyanye n'imico y'abantu. Nta muntu utagira ingeso mbi ku isi, kimwe nuko nawe utagira ingeso nziza. Ahubwo abantu bamwe babaswa bishimira kuvuga no kumva ingeso mbi z'abandi, nyamara bo bakirengagiza ingeso mbi zabo. Nta muntu utagira ingeso mbi n'ingeso nziza. Ujye wicecekera rero ku bijyanye n'imico, nawe ntabwo uri shyashya. Yaravuze ngo uko umugore n'umugabo bitwara mu gutongana nibyo bigena uburyo urugo rwabo ruzororokamo. Niba mutongana mukubitana imyuko n'amasafuriya, urumva nyine uko abana banyu bazakuramo. Niba mutongana mu mutuzo, ni uko nyine. Bernard yaravuze ngo kugerageza kubaho iteka ni umukino utazigera utsinda. Yaravuze ngo inzoga ni ikinya kigufasha kwihanganira imihindagurikire y'ibibera kuri uyu mubumbe wanduye.
yaravuze ngo igihe cyose mfite icyo nkeneye ni ikigaragaza ko mfite impamvu yo gukomeza kubaho. Uwapfuye wenyine niwe utabasha kwifuza. Yaravuze ngo niba umuntu wizeye ari we wishimye kurusha uriya ushidikanya, iki ni ikigaragaza ko umugabo wasinze ari we wishimye kurusha umugabo utasinze. Aravuga ngo niba ukoresha indorerwamo y'ikirahure kugira ngo ubone isura yawe, ni nako ukwiriye gukoresha ibihangano kugira ngo ubone ubugingo bwawe. Burya ubugingo bw'umuhanzi bugaragarira mu bihangano bye. Yavuze irindi jambo rikomeye ngo fata inshuti nk'umuntu ushobora kukubera umwanzi ukomeye umunsi umwe, hanyuma ufata umwanzi wawe nk'umuntu ushobora kuzakubera inshuti magara umunsi umwe. Ni uko ukwiriye gufata abantu. Mu bantu bose harimo abantu bose. Mu nshuti zawe harimo izishobora kukubera abanzi bakomeye cyane, no mu banzi bawe harimo abashobora kuzakubera abakunzi bakomeye cyane. Yaravuze ngo amategeko abiri yonyine uzagenderaho kuri iyi si mu gihe uzamara, aho gutinda wabyihorera, burya ibitinze birapfa. Arongera aravuga ngo umuntu azakubera urugero ariko uzirinde kumwigana. Ayo mategeko abiri yonyine arahagije kuri iyi si. Yaravuze ngo niba utangiye kwigomwa cyane kubera abantu ukunda, bizarangira wanze abantu bigomwe ku bwawe. Niba utangiye kwigomwa cyane kubera abantu ukunda, bizarangira wanze abantu bigomwe ku bwawe. Hari abantu bigomwe ku bwawe, hari ababyeyi bawe, hari abantu bagufashije ukiri mutoya, ariko wowe utangiye kwigomwa cyane kubera abantu ukunda. Buriya uzirinde kwibagirwa abantu bigomwe ku bwawe. Yaravuze ngo umuryango wishimye ni ryo juru rya mbere. Ntuzanabona ijuru rya kabiri utarabanza kunezeza ijuru rya mbere. Uyu mugabo ntabwo yaryaga inyama, abanza ariyo mpamvu yaramye akagize imyaka 94. Igihe kimwe yabajijwe impamvu atazirya, yashubije ijambo rikomeye nifuje kukuganiriza kuri uyu munsi. Yaravuze ngo sinshaka guhindura igifu cyanjye imva y'inyamaswa zapfuye. Mu magambo yose uyu mugabo yavuze nasoreza kuri iri ngiri. Yaravuze ngo umupfapfa niwe wenyine ushobora gusubiramo ibintu bimwe inshuro nyinshi yiteze kubona ibisubizo bitandukanye. Niba usubiramo ibintu bimwe inshuro nyinshi, kubera iki witega ibisubizo bitandukanye?